Isi ihora idusaba kwiga buri munsi, buri uko tubonye amahirwe yo kuramuka turi bazima, iyo uteye akaboko bigakunda, watera akaguru bigakunda, aba ari andi mahirwe Imana ikongeje kugira ngo wongere ugerageze usubiremo bya bindi byanze, bimwe umaze iminsi ugerageza bikanga, bimwe wakoze ejo bikanga, wongere usubiremo urebe ese ni igiki nakosoramo kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza, cyane ko kuba kuri iyi si nyine no gukomeza kugerageza, nonaha biba ari neza, ejo bikagenda nabi, Imana ikongeje undi munsi ukabyuka uri muzima, hari benshi baba bakomeje nyine yabahamagaye, wowe ukiri muzima rero uba ukiri wa mukandida w'ibyiza ndetse n'ibibi. Gerageza rero bimwe byanze ejo wongere ubikosore. Tuba tuje hano kugira ngo twige. Ku isi nta foromire ihari yo kuyibaho, ariko twiga amayeri ya buri munsi yo kugira ngo dukomeze tuyibeho kandi tuyibeho tumeze neza mu nama zitandukanye, amasomo ya buri munsi ndetse n'ibiganiro bitwigisha kandi bikanatwungura ubumenyi bugiye butandukanye. Nguhaye ikaze rero kuri The Bridge TV, niba ari ubwa mbere uhageze uhita ukora subscribe kugira ngo dukomeze twagure iki kiraro kizajya kiduhuza n'amakuru agiye atandukanye, arimo nk'inama, amasomo ndetse n'ibiganiro bitwungura ubumenyi bugiye butandukanye. Yikorere rero kugira ngo dukomeze tubane no mu bindi biganiro. Ngira ngo rero ubundi ukuri kuba kuri aha hanze niko tuza kenshi tukavuga, kubera yuko nubwo bavuga ngo ukuri kuraryana, ariko tuba tugomba kuza tukavuga ese ni ibiki ubundi twagakosoye mu buzima kugira ngo dukomeze tumere neza, kuko gukomeza kwibeshya tugira ngo wenda twishime tutazi ukuri kuri hano hanze nabyo ni ikindi kibazo. Buriya gutera imbere cyangwa kugira ahantu ugera ni ibintu byinshi umuntu acamo, cyane yuko buriya umuntu wese uko yaba ameze kose afite umuntu yireferaho, afite umuntu areba akavuga ati nanjye nifuza kwibona mu ndorerwamo y'uriya muntu, aho yageze nanjye niho nifuza kugera. Akaba ariyo mpamvu rero akenshi tuza tukarebera ku bitekerezo by'abandi bagezeyo, tukamenya ese we ko yageze hariya yaciye mu biki, yabinyuzemo, yagize kwihangana kungana iki, ese ni ibiki yabashije kuba yashora, ni ibiki yatambye. Ngira ngo murabizi yuko kugira ngo ugere ku kintu kuri iki gihe usigaye ugira igitambo utamba, yaba ari ugutamba wowe ku giti cyawe, ufite kwitamba kubera yuko hari ibintu byinshi biba byakagombye kuba bikugize biguha ibyishimo, ariko urabitamba. Iyo bitambye rero icyo gihe bisa nkaho witambye wowe ubwawe, ukabanza ukamenya n'icyo ushaka n'ikindi butange kugira ngo nyigereho. Niyo mpamvu rero bavuga ngo buri muntu kugira ngo agere ahantu ikibyihishe inyuma kiba ari igitambo aba yaratanze kugira ngo ahagere. Hanyuma rero uyu munsi twije kwiga ku ibanga ryo kubyuka kare. Ngira ngo murabizi ubundi abantu benshi cyangwa abakire benshi ku isi usanga ibanga baba bafite akenshi bakubwira ati byuka kare. Hanyuma twe tukibaza ngo ese ubaye nta kazi ufite, ubaye nta kintu ujya gukora, ubundi kubyuka kare byakumarira iki? Cyangwa byagufasha iki ubundi mu buzima busanzwe wari ubaye urimo? Niba wibyukiraga saa yine za mu gitondo, niba wibyukiraga saa tatu, n'ubundi amasaha yo kujya gufata ibiryo bya saa sita yagera ukajya kubifata, nimugoroba ukongera ukaryama, ejo bigakomeza gutyo, ubwo buzima kuba ari bwo wibereyemo. Ubundi kuvuga ngo byibuze ko batugira inama yo kubyuka hagati ya saa kumi na saa kumi n'ebyiri, ubundi byakumarira iki? Byagufasha iki? Kuzinduka kwawe byagufasha iki nta kazi ugiye kujyamo? Ukuri guhari ko hafi kwahuranyije, mu by'ukuri kuvuga ngo urabyutse nta kintu ugiye gukora, wakumva koko n'ubundi ari ibintu bisanzwe, cyangwa ari ukwibuza ibitotsi, ari ukwanga kwiruhukira ngo uryame nk'abandi. Gusa tugiye kureba ese koko ubundi kubyuka kare bimariye iki ubuzima bwa muntu muri rusange. Murabizi inama nyinshi z'abakire zivuga yuko nyine ikintu cya mbere ugomba kureka ari ubunebwe, kandi buriya kuryama cyane cyangwa kuryama amasaha menshi arenzeho umuntu yakagombye kuba asinzira bifatwa nk'ubunebwe. Ariko ubushakashatsi bugenda bukorwa mu bihe bigiye bitandukanye bigenda bwerekana nyine amasaha umuntu yakagombye kuryama, kuko buvuga yuko ubundi umuntu mukuru yakagombye kuryama amasaha ari hagati y'arindwi ndetse n'icyenda. Hanyuma umwana muto ukivuka nk'uruhinja, wenda nko kuva akivuka kugeza ku minsi 28 akaryama byibuze amasaha 14 kugeza ku masaha 17. Hanyuma yamara kugira ukwezi, hagati y'ukwezi n'imyaka 2 akaryama hagati y'amasaha 12 ndetse na 15. Iyo amaze kugira hagati y'imyaka 2 no kugeza ku myaka 4, aba agomba kuryama amasaha 11 no kugeza ku masaha 18. Hanyuma yamaze kuzuza imyaka 4 kugeza ku myaka 6, aba agomba kuryama amasaha 10 kugeza ku masaha 13. Hanyuma kuva ku myaka 6 kugeza mu ngimbi ndetse n'abangavu, aba agomba kuryama amasaha 9 kugeza ku masaha 11. Nk'uko twabivuze, abantu bakuru bo bakaryama amasaha hagati y'arindwi ndetse n'amasaha 9. Ushobora kubyumva gutya imibare, kubera yuko buri wese bitewe n'igihe yaryamiye nyine
aba afite igihe ari bubyukire cyangwa bitewe n'akazi akora, hari igihe waba ukora akazi ka nijoro kandi urumva iyo akenshi umuntu ukora akazi ka nijoro hari igihe atabona n'umwanya wo kuryama ku manywa, yataha n'ubundi akaba afite utundi tuntu ari bugende agahugiramo. Gusa ahantu ikintu baba bashaka kuvuga ntabwo ari ukukubwira ngo nturyame cyangwa nturuhuke, kubera ko umubiri wacu ukeneye kuruhuka, yaba ubwonko ndetse no kuba twakoresheje imibiri yacu bikeneye kuruhuka. Ahubwo ikintu baba bashaka kuvuga aha ngaha ni ubunebwe. Ni ukuvuga ngo usibye kuba wavuga ngo ubyutse kare nta kintu ugiye gukora, ibyo ngibyo bishobora kugira wenda rezilita ku buzima bwawe, nko kuba wakwirirwa wumva umeze neza kubera ko uri umuntu wabyutse kare. Hari ukuntu nyine ubwonko bugiraho bukamenyera yuko nyine cya gihe waba utarajagarara, cya gihe uba utarumva ibintu byinshi bikujagaraza, cya gihe ya miziki utarumva iri kudunda, abantu hanze wumva bavuga, buriya bavuga yuko mu gitondo nyine ukibyuka aribwo ubwonko bwawe buba bufureshinze neza, ushobora no gupanga imipangu cyangwa ugapanga gahunda yawe y'umunsi ikagenda neza. Nyuma rero ubundi kubyuka kare cyangwa nyine kwitegura gupanga ibintu bya hakiri kare mu gitondo bishobora kugufasha no mu buzima busanzwe turi bujya mu nyandiko. Kuvuga ngo iyo wabyutse kare n'ubundi mu buzima busanzwe, tuvuge niba wari ushaka kuza gukora urugendo rwa saa yine mu gitondo, wowe ukaza kubyuka saa tatu, uvuga ngo isaha imwe ushobora kuyiteguramo ukagenda ujagare ku buryo ushobora no kugera ahantu wari ugiye, niba ari ibintu bari kukubaza ugasanga uri kubisubiza mu buryo butari bwo. Ngira ngo murabizi, hari ukuntu nyine uba ufite puresha bitewe n'amasaha wabyukiye n'ukuntu witeguye wihuta, ugasanga umunsi wawe ufite ukuntu upanze wagira ngo urajagaraye. Hanyuma rero hari n'ubushakashatsi bugenda bukorwa mu bihe bitandukanye, urugero nk'ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cyitwa Harvard Medical School mu mwaka wa 2010. Ubushakashatsi rero bwagaragaje yuko abantu bazinduka baba bafite concentration cyangwa kwita ku bintu, kubishyiraho umutima, kwa kundi uba ufite focus ku kintu ku buryo niba wapanze ikintu cyawe ugishyiraho umutima wawe wose, ku buryo niba waba uri mu bindi ariko n'ubundi umuntu ashobora kukikubaza ukakibuka. Urugero, tuvuge hari ukuntu wowe uba wapanze ikintu uzi ngo uri bugikore isaha runaka, wenda tuvuge nagipanze mu gitondo ndagikora saa 7, ariko umuntu akaba yakubaza ati uko iki kintu utagikoze kandi numva uri kuvuga ko uri bugikore, ukumva koko ntacyo wari uri kwibuka kandi harabura nk'amasaha makeya cyane kugira ngo ugikore, ugasanga urakerewe. Rero bivugwa yuko abantu babyuka kare kubera ukuntu bapanga umunsi wabo hakiri kare n'ubwonko bwiteguye gukora. Kubyuka kare bituma nyine ubwonko bwitegura yuko ugiye gukora cyangwa ugiye kubukoresha mu buryo bw'imbaraga hakiri kare. Rero bivugwa yuko abantu babyuka kare baba bafite concentration no kwita ku bintu. Ikindi kintu, bakunda kwibuka cyane, baba bafite ubwonko bwibutsa cyane kurusha ugereranyije n'abantu batinda mu buriri cyangwa bakunda kwiryamira nyine. Hanyuma hari utumaro twinshi, imimaro myinshi ituruka kuba umuntu yabyutse kare, harimo nko kongera imbaraga umubiri, kuko buri umubiri iyo wabyutse kare ushobora gukora udukorwa nyine dutuma umubiri wongera kwisubiraho ukagira imbaraga. Urugero, ushobora kubyuka ugakora udusiporo, ushobora kubyuka ugasoma ibitabo mbere y'uko ujya mu kazi kawe, ushobora kubyuka ukajya gukaraba, umubiri ugasubira ku mahumbezi ukamera neza. Ushobora kubyuka ukaba wamedita cyangwa ukitekerezaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ibyo rero bikongerera imbaraga umubiri ukirirwa umeze neza cyane. Ikindi kintu, buriya ngo abantu babyuka kare bagira kwihangana, kubera abantu kuri iyi si hari abantu baba batazi kuresisita ikintu bita nk'umujinya, kuba wahura n'ibibazo ukabona wapanitse cyane. Aba bantu rero babyuka kare baba bafite ubushobozi bwo kwihanganira ikintu nyine bakaresisita umujinya ku buryo udashobora kubarakaza uko wiboneye. Ikindi kintu, bituma umubiri wawe ukora neza, kubera yuko nyine iyo wabyutse kare, nibyo nababwiraga, ushobora gukora udukorwa tugiye dutandukanye tukagufasha kwirirwa umeze neza. Urugero, nk'umuntu wabyutse agakora agasiporo ntabwo aba ameze nk'abandi ubyuka agahita yambara cyangwa akaraba mu maso ahita yihuta. Niba wabyutse ugakora agasiporo, wa mubiri urisubiraho nyine. Bivuga yuko rero bifasha no kugenzura amatembabuzi aturuka ku mibiri yacu. Urugero nk'amarira, nyine abantu bakunda kurira cyangwa ugasanga amarira yabo aba hafi. Umuntu ubyuka kare rero hari ukuntu ubwonko buba buzi gukontorora ibintu bijyanye n'umujinya ndetse n'amarira. Ikindi kintu, bituma ibintu byawe bishyira ku murongo neza, nibyo navuze. Iyo byutse kare nyine utuntu twadupanga ku murongo, niba ari gahunda y'umunsi, niba ari ibintu uri bukore byose ukaba wabisize ku murongo ku buryo utaza kugaragaza akajagari mu bintu byawe. Ubundi mu buzima busanzwe, kubyuka kare tuzi yuko nyine uba uri umuntu utari umunebwe upanga akazi ke hakiri kare. Uhita unabyumva yuko nyine umuntu bavuga ngo ubyuka kare nyine
ni nawe uronka cyangwa niwe ubona umugisha mbere, niwe ubona izuba mbere. Iyo wabyutse kare niwe ubona izuba mbere, akaba ariyo mpamvu abantu bose bakomeza kugaruka ku kubyuka kare, nubwo hari abatabivugaho rumwe bakavuga bati ese nta kazi ufite cyangwa nta kintu ugiye gukora ubundi waba ubyuka ugiye hehe? Ni ibi ngibi rero wamenya akamaro ko kubyuka kare, ndetse tunagarutse wenda ku mbogamizi cyangwa ingaruka mbi zishobora guturuka ku kuba waryamye cyane. Buri muntu wese ahita abyumva. Niba twavuze ibyiza, ubwo uhita wumva yuko bishobora kuba gutinda kubyuka bikagutera akajagari mu kazi kawe wateguye k'uwo munsi, bishobora kugutera guhora unaniwe. Gusa nubwo bavuga yuko hari igihe utinda kubyuka, ariko bikaba bituruka ku ndwara z'ubwonko zigiye zitandukanye, ariko ibyo byose nyine uba ugomba kujya kwa muganga ukamenya ko ubuzima bwawe buhagaze, cyane ko twamaze kumenya yuko igishoro cya mbere dufite mu buzima ari ubuzima bwacu. Hanyuma rero niba utarakora subscribe, wowe yikore kugira ngo dukomeze tubane no mu yandi makuru agiye atandukanye y'amasomo, inama, ndetse n'ibiganiro biduhugura kandi bikanatwungura ubumenyi bugiye butandukanye. Ngende Kivu wese rero ndabashimiye, dukomeze tubane no mu yandi masomo agiye atandukanye. Aha ni ku ishuri, ukihagera ushyiraho itafari ryawe tugakomeza twubaka rya shuri. Iryo tafari nta yindi ni subscribe. Igitekerezo cyawe kirakenewe muri comment, ukanda like, usharinga na bagenzi bawe. Dukomeze twige, mukomeze mugire ibihe byiza, Imana ibarinde.